Yes, nongeye kuguha ikaze ukunda ukurikira ibiganiro byacu igihe top 5. Uyu munsi ngiye kukugezaho ibintu bitanu bituma udatera imbere kandi ukorera amafaranga. Ikintu cya mbere gituma udatera imbere kandi winjiza amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ugerageza no gushaka izindi sources zo ukuramo amafaranga, ariko still ugasubira inyuma iterambere ryawe n'ubundi ukabona riri kuguma ahantu hamwe cyangwa se ririmo riramanuka. Ikintu cya mbere gituma udatera imbere harimo kugendana n'ikigare gituma ukonsoma amafaranga menshi. Ikintu cya mbere harimo kugendana n'abantu batuma ukoresha amafaranga menshi mu buryo utateguye. Urugero, ushobora kuba ugendana n'inshuti zawe zikujyana mu bintu by'inzoga cyangwa mu ma pull up atandukanye, cyangwa mu bintu by'ibirori, mu bintu by'amashopu, ugasanga uri kugura ibintu utateguye. Icyo ni icyambere gituma amafaranga yawe agenda mu buryo utazi, ukaguma uri block. Ikintu cya kabiri gituma udatera imbere kandi ukorera amafaranga harimo kutamenya kuyakurikirana. Ugasanga niba winjije amafaranga, urugero wenda ni 500 ubonye, kuko nta plan ufite z'ukuntu uri buyakoresha, kuko uyafite gusa, nugera hariya Simba urahita winjiramo batireka ndebe utuntu ngura, ntago uzi ibintu bikujyanye ugiye kugura, akwiso batireka ninjiremo ndebe, ntago uri busohoke utaguze, kandi ibyo uri bugure ntago uba ubikeneye. Icyiza nuko wafata pepa ukandika buri kimwe ukeneye, kabone nubwo nta mafaranga ufite, ukabyandika mu gihe habonetse, ugahita uyaterura ujya kugura bimwe wanditse, apana byo uhubutse nyine ugahita ujya kugura. Icyo ni ikindi gituma udatera imbere. Ikintu cya gatatu gituma uguma muri block, kutizigamira. Kutizigamira birakora mu gihe ubonye amafaranga, mu gihe ufashe amafaranga, mbere yuko utangira kuyabarira, kuyagura ibindi bintu, kuyakoresha izindi gahunda utateguye, banza ufatemo make, uvuga ati aya reka nyashire ku ruhande, banza ya saving, noneho andasigaye aba ariyo utangira gukoresha no gukonsuminga nyine mu bikorwa bitandukanye biguteza imbere, nanone apana mu bikugusha. Ikintu cya kane gituma uguma muri block, kubaho ubuzima bw'inguzanyo. Iteka uhora mu madeni, ntago ushobora gutera imbere ubayeho ubuzima bw'inguzanyo. Ibyo byo ntago bibaho. Amafaranga yose aje uhita wishyura, ari n'igihugu zumwe kugira ngo wishyure undi, kuko baba bagutera stress. Ntago ushobora gutera imbere ubaho ubuzima bw'inguzanyo. Banza wishyure inguzanyo zose wafashe, amadeni yose urimo kwa murokore, inshuti zawe, banza ubishyura amadeni yose urimo. Numara kubishyura amadeni yose urimo, amafaranga yawe uzajya afata yuzuye, nta stress zo kuvuga ngo ngiye kwishyura ibi, ngiye kwishyura. Igihe ushaka gufata ideni ni cya gihe uba ufite amafaranga, noneho ideni ugiye gufata byibuze ari 25% yayo ufite. Iryo deni kuryishyura biba byoroshye cyane. Ariko niba ubayeho ubuzima bw'ideni babyita gute, ubuzima bw'inguzanyo, nta kintu nkwijeje, uzaga muri block, uzajya uyakorera ute wishyura, uyakorere wishyura inguzanyo, numara kuyishyura baguhe n'iyindi, nabwo ujye ukora wishyura. Kandi nkwibutsa ko inguzanyo ntago yishyura uko bayaguhaye, uhita ushyiraho n'inyungu uri kubakorera, niyo ngo amafaranga yabo baba bari kwinjiza wowe uri gusohora. Ikintu cya gatanu gituma udatera imbere, kuzamura imibereho yawe uko wari ubayeho. Niba uba mu kageto k'iry'ibiri cyangwa iry'itanu ukorera 500, ejo bakuzamura mu ntera, bashyiraho nka desi, ugahita uzamura ugatangira kwinjiza nka 700, ugahita ujya mu nzu ya 300 cyangwa 400. Iyo uzamuye imibereho ya profit wari ubonye, bwa bufaranga wari ubonye bwagufasha gutera imbere, ugatekereza indi mishinga ikwinjiriza amafaranga, ugiye guhita uzamura imibereho, usange n'ubundi urimo urayishyura inzu. Niba waryaga muri restaurant ya 2, uhita ujya muri ya 5. Niba wajya wasohokeragaho Petit Mitsingi igura 1000, uhita ujya hagura 5. Urumva utangiye kuzamura imibereho, kandi wari ubonye opportunity
yuko ubonye amafaranga noneho yagufasha gutera imbere. Iki kintu ukita bonus, ikintu kinini gituma udatera imbere kurusha ibindi. Kuba bikora ndabiza benshi barabikora, ni ukujya mu nzoga n'abagore. Ukabona umukobwa cyangwa umugore igitsina gore ugasara kuko babonye amafaranga, ntago ari bukwaka ikintu ngo kimwime. Uragomba kwiyemera kamemo. Ni wiyemera rero sasa bwa bufaranga uramusohokana ahantu ha danje, uramugurira ibintu bya danje nyine kugira ngo abone ko uri umugabo, kuko wabonye n'amafaranga. Wibagiwe ibindi byose, murajya gutandukana kimwe cya kangahe gishize, tujya gushaka ndi. Ibi bintu byiteho rero, ubyirinde kandi ubigendere kure, wiprograme neza, buri kimwe ugitegure, uzatera imbere.